ni inkuru y'uyu mugabo ngo ni Gafaranga, Bishop Gafaranga, yise Bishop Gafaranga wari umenyerewe mu bintu bijyanye no gukina amakomedi. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu yamaze gutabwa muri yombi. Ku munsi w'ejo hashize nibwo yamaze gutabwa muri yombi na RIB, n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho yari yamaze gutangirwa ikirego n'umugore we Annette Murava. Arashinjwa kuba akubita umugore we, amubwira amagambo mabi, atamuhereza amafaranga yo kuvuza umwana, ku buryo nyine umugore we agomba kwicara aho ngaho nyine ategereje udufaranga tuvuye kwa Gafaranga kugira ngo abe yakemura utubazo two mu rugo dusanzwe. Ariko ibyo ntabwo ari byo ngira ngo dutinde, ahubwo ndi kugira ngo turebere ese nayahe masomo twakura muri iki kibazo cya Gafaranga. Ni ukuvuga ngo nk'uko nagiye mbivuga kuri iyi YouTube channel yanyu, inshuro nyinshi abantu ntimukarebe abantu kuri social media uburyo nyine bagaragara, uyu muntu ni umusitari cyangwa se ukuntu agaragara, ukuntu avuga, uburyo umuntu ku mavideo yishimye asa neza ngo ugire ngo uwo muntu nibwo buzima abayeho. Abenshi uzababona wenda se ari abahanzi, ari abanyamakuru bakora ku mateleviziyo, bakora muri showbiz cyangwa se no ku ma YouTube bitandukanye inshuro nyinshi, cyangwa se uzabona abanyarwenya basetsa, wenda uvuga ati aba bantu nibo babayeho mu buzima bwishimye cyangwa se mu buzima bunezerewe ukurikije uko uri kubabona wowe aho ngaho kuri screen yawe, cyangwa se uko banditse izina mu mitima y'abantu. Oya, ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima ubona abantu babayeho kuri social media ntabwo ari bwo buzima bwa nyabwo. Ni nayo mpamvu udakwiriye kuzajya wigereranya n'abandi ngo uvuge ati wenda aba bantu kubibona kuri social media ndikubona barandenze. Kuri social media ni ahantu abantu bashobora kurara barwana, noneho bagahita bagaruka kuri social media bakerekana yuko nta kibazo cyabaye, kugira ngo kubera ko ikintu kibitera ahanini n'ubwoba buri muri kamere muntu. Umuntu uwo ari we wese, abantu benshi keretse abantu bamaze kugera ku rwego rwo kutagira ubwoba bw'ubu buzima, bagira ubwoba bwo kuba bavugwa nabi, bwo kuba abantu bababwira babavugaho, cyane cyane aba bantu bamaze kumenyekana, navuga ngo bafite public community ibazi cyane. Aribyo ubwo bwoba bushobora gutuma babaho mu buzima bubi, ubuzima bwihishe, ati wenda ninyaguseba ntazaseba, bitazagenda gutya na gutya, ariko mu by'ukuri abayeho mu buzima butari bwiza. Rero ni ukuvuga ngo ikintu navuga ahangaha, Annette Murava ntabwo yakoze amakosa kuba yajya mu rukiko mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo atange Gafaranga, kubera ko mu magambo uno mugabo yamubwiye atari na meza, yaramubwiye ngo nzakwica, nibyo we Annette Murava yitangariza. Ariko ni ikintu gikomeye kuburya umuntu nakubwira ngo nzakwica, jya umenya ngo ibyo bintu aba bivuze atari uwo mwanya abitekereje, aba yarabitekereje igihe kinini, kubera ko ubwonko bwa muntu, ibintu umuntu avuga burya nibyo biba biri mu mutima we. Akenshi ibintu umuntu akubwira, cyane cyane atari ibintu yavugiye mu ruhame we ngo arashaka kwemeza abantu, oya, bya bintu umuntu akubwira muri babiri, akenshi burya nibyo biba biri mu mutima we, kubera yuko kiba ari igitekerezo, noneho cya gitekerezo ubwonko bukagikuramo amagambo akayakubwira. Rero buriya biba bisaba kwitonda. Ikindi kintu nk'abantu b'abajene batarashaka inama nabagira, cyangwa se ikintu cy'ubwenge uba ugomba gukura ahangaha, burya ntuzashake umuntu wigeze gushakaho, ntabwo biba ari byiza, kuko buriya niyo mubanye abagereranya, ese uyu nguyu ukuntu ameze mbigereranyije n'uwo twabanye imbere, ugasanga ibyo bintu kugira ngo uzabasha guhuza cyangwa se kuzuza ibyifuzo by'uwo muntu, ugasanga ni ibintu bizakugora. Rero bishobotse, cyane cyane abana b'abajene mukiri batoya, washakana n'umuntu mwese mukiri abasore cyangwa se mukiri abasore n'inkumi, nibyo byiza, ni nabyo Bibiliya ivuga, kubera yuko na Bibiliya kubembera Imana bavuga yuko handitswe yuko niba hari umuntu washakanye n'undi bagatandukana ariko umwe adapfuye, iyo nyine ushakanye na wa wundi ariko uwo bari barashakanye akiriho, menya ngo aho ngaho Bibiliya ntabwo ibyemera, uba ukoze amakosa Bibiliya itemera niba uri umwemeramana. Ariko no mu muco wa Kinyarwanda ntabwo ubundi bibaho gutandukana ngo ushaduya. Icyabagaho ni uko washakaga abagore benshi ukabagira bose bari aho ngaho mu rugo ari abagore bawe, ariko kuvuga ngo watandukanye n'umuntu urongera ashatse ntabwo Bibiliya ibyemera. Rero navuga ngo ahangaha ikindi kintu kirimo cyo kwitondera, ndagira ngo turebera hamwe amasomo yo kuri uno mugabo Gafaranga. Se ibi bintu byamubayeho tugire amasomo bidusigira. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu uba ugomba kwitondera, ni ukwitondera gukontorora umujinya wawe, uba ugomba kwitegeka. Abantu benshi ntabwo babasha kwikontorora cyangwa se ngo bategeke amarangamutima yabo,
aka kanya hari abagabo benshi bafunze cyangwa se n'abagore n'abandi bantu muri rusange bazira akantu gato k'umujinya, bazira umujinya bagize. Uwo mujinya ukaba ushobora kugukoresha ibintu bitari byiza. Mbere yo gufata ntugakoreshwe n'amarangamutima. Mu gihe cyose uzashaka yuko ubu buzima bwawe uzabubaho neza, uzagerageze gufata imyanzuro utagendeye ku marangamutima. Niba warafashe umwanzuro wenda ngo ngewe ngo ntabwo ngomba kuyoborwa n'ibiyobyabwenge, ntabwo ngomba kuyoborwa n'imico mibi, noneho ukagira amarangamutima arimo kukubwira ngo wowe noneho fata biriya biyobyabwenge kugira ngo ubashe kuba wishima, urumva uri gukoreshwa n'abarangamutima. Oya, icara hirya gato utekereze, ukora icyo twita meditasiyo, wibaza uti aya mahitamo ngiye gukora y'ubu buzima ese sinkoreshejwe n'amarangamutima? Ese kuko amarangamutima ashobora kuza waba ugiye gukora ikintu cyiza cyangwa ikintu kibi. Ese niba ngiye gukoreshwa n'amarangamutima ingaruka zizavamo nzazirengera? Ibyo ni ibintu bizagufasha kugira ngo ufate umwanzuro, kuko kugira ngo ube wafata umwanzuro wo gukubita umuntu nuko aba yakurakaje umujinya wawe ukazamuka ukaba wagira uburakari. Oya, ibyo ngibyo ntukajya ubikora. Jya utegeka umutima wawe, utegeka amarangamutima yawe, emotions zawe uziyobore. Ibyo ni ibintu bizagenda bigufasha. Ni ukuvuga ngo ahangaha isomo rya mbere tugomba gukuramo nk'abantu nuko utagomba gukoreshwa n'amarangamutima, ahubwo ugomba gukora ikintu gikwiriye, ukagikora ndetse ahantu hakwiriye, n'amagambo uvuga ukayavuga ahantu hanyaho. Ibyo bintu twagiye tubireba muri video zitandukanye. Reka rero dukomeze turebe ese bizagenda bite uko ari n'abemeramana. Uno mwana Annette Murava wabonaga ko ari kuzamuka mu muziki, akora indirimbo azijyana hanze, ukabona ko ari umwana ufite ejo hazaza, ariko ahashakiye umugabo nta ndirimbo ntayo. Rero ariko byanga bikunda n'umwemeramana. Reka twizere yuko Nyagasani azakomeza kugira ikintu abikoraho, aba bantu bakaba bashobora guhuza umubano bakabana, kuko byararangiye n'umugabo n'umugore kandi baba bagomba kubana, keretse mu gihe byaba bitagishobotse, nabyo bijya bibaho. Wibuke gukora subscribe, turakomeza tubakurikiranira tumenye ngo ese uno Gafaranga yafunguwe, yaburanye, se bimeze bite. Ahangaha ndakomeza mbamenyera uko bimeze. Ciao ciao.